Ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo twamenye inkuru itunguranye y'urupfu rw'umuhanzi Musabyimana Gloriose twari tumaze kumenyera ku izina rya Gogo, wamenyekanye aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo ye yatumye amenyekana cyane ni indirimbo yaririmbye avuga ngo every time every day I need the blood of Jesus. Iyo ndirimbo yaramumenyekanishije ahantu henshi cyane ku isi, abantu baramumenya, indirimbo y'abantu bayisubiramo barayiririmba kubera uburyo yaririmbagamo, uburyo yavugaga ayo magambo byatumye abantu bamwitaho, baramukurikirana, baramumenya. Turashimira cyane umuhanzi wo mu Rwanda Emmy uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, wamwiyegereje akamutumira mu bitaramo bye, akamutumira akamuhuza n'abanyamakuru, bigatuma Gogo arushaho kumenyekana, bigatuma n'abandi bantu bamwiyumvamo, bakabona ko bashobora kuba bakorana nawe mu bikorwa byabo. Ni muri urwo rwego rero Gloriose yari asigaye yitabira ibiterane byabereye hirya no hino ndetse akanatumirwa ahantu hatandukanye. Yari yaritabiriye igiterane cyabereye mu gihugu cya Uganda, ari naho yaje kugwa muri icyo gihugu azize uburwayi yari asanganywe mu buzima bwe n'ubundi yabanaga nabwo. Mbere rero yo kugira ngo tuvuge kuri ubu buzima bwa Gloriose, nagira ngo munyemerere tubanze dushimire cyane nyakubahwa perezida wacu, perezida wa repubulika yacu, perezida uyoboye igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame. Turamushimira cyane byimazeyo kubw'agaciro yongeye guhesha abantu babana n'ubumuga. Kera abantu babanaga n'ubumuga nta gaciro bagiraga muri sosiyete, nta gaciro babaga bafite mu muryango. Aba bantu babana n'ubumuga bamburwaga uburenganzira bwabo bwose bwo kubaho, bashoboraga kwamburwa ubuzima ku bushake kubera yuko bavukanye ubwo bumuga, bakabareba bakabona ko ari abantu badafite umumaro, bakaba bakwamburwa ubuzima, bakicwa urw'agashinyaguro, abenshi bicishwaga inzara, bakicishwa kutitabwaho, ugasanga ubumuga bwabo noneho bwarikubye cyane kurushaho, bagahishwa mu nzu ntibasohoke, ntabwo bavuzwaga, ntibarwaraga ngo bavuzwe kugeza igihe bashiriyemo umwuka, bamburwaga uburenganzira bwabo bwo kwiga. Nta muntu wabanaga n'ubumuga washoboraga kujya mu ishuri, nta mashuri yabagaho afasha aba bantu babana n'ubumuga. Aba bantu babana n'ubumuga nta burenganzira bwo kwivuza babaga bafite. Aba bantu babana n'ubumuga muri sosiyete bari bameze nk'igitutsi, aho banyuraga hose umuntu yarabarebaga akabona ntabwo ari abantu nk'abandi. Nyamara ariko hari ibintu byinshi abantu twagiye twirengagiza cyangwa se tutigeze tumenya. Wabonaga umuntu ufite ubumuga ukagira ngo ubwo bumuga bwe bwarangije bwose umubiri we wose, nyamara ariko hari igihe umuntu yabaga amugaye ingingo, umutwe ari muzima, ubwenge ari buzima, atekereza neza nk'uko abandi bantu bose batekereza. Ibyo bintu twaje kubibona nyuma y'aho igihugu cyacu gisubije uburenganzira aba bantu bagize umumaro, barakora mu bigo bitandukanye, barakora ibikorwa bitandukanye, barakora mu nzego zitandukanye. Turashimira leta yacu, turashimira perezida wacu, Imana ikomeze imurinde cyane cyane cyane, kandi natwe uko bwije n'uko bukeye turasenga kugira ngo tumuhorane. Aba babana n'ubumuga bashobora kugenda, nta muntu ubana n'ubumuga washoboraga kugenda ngo agire urugendo urwo ari rwo rwose. Bamusohoraga mu modoka, babitaga amazina mabi, ntibashoboraga, nta nzira babonaga zishobora kubageza aho bashaka kugera. Ariko uyu munsi wa none hariho uburyo bwashyizweho ahantu hose, mu nyubako zose, inyubako ndende, aho ariho hose, mu muhanda, mu modoka, hariho uburyo bwateganijwe bw'abantu babana n'ubumuga.
amashuri arahari yo gufasha aba bantu babana n'ubumuga. Ababana n'ubumuga baritabira imikino itandukanye, bagakina, bakajya mu marushanwa. Ni abantu b'agaciro mu buzima bwacu, ni abantu b'agaciro mu muryango nyarwanda, ni abantu dukeneye umunsi ku munsi. Imana ihe umugisha igihugu cyacu. Ubwo mbese ni byinshi umuntu yavuga byo gushimira leta yacu, ariko kuri uyu munsi munyemerere rwose dushimire leta ku bw'aba bantu babana n'ubumuga. Icyo leta imaze gukora ubu, aba bantu barahagarariwe mu nzego zose, aho ugeze hose, kuva ku rwego rw'umudugudu kuzamuka kugera ahari kuri minisiteri. Aba bantu babana n'ubumuga barahagarariwe, ijwi ryabo rirazamuka rikagera kure. Kera nta nubwo umuntu yanamenyaga ko umuryango ubamo uyu muntu ufite ikibazo cy'ubumuga, ariko uyu munsi wa none nta kubyihererana, nta kubiceceka. Nta n'umubyeyi ugiterwa ipfunwe n'uko yabyaye umwana ufite cyangwa se ubana n'ubumuga, ntago bigitera ipfunwe. Ariko kera umubyeyi wasangaga afite ipfunwe mu muryango kubera ko yabyaye umwana ubana n'ubumuga, ugasanga ntago yegerana n'abandi babyeyi, ugasanga baramushimanira inzara, bakamuvuga ukundi, bakavuga ko yaje guca umuryango. Mbese amagambo mabi yaragwiriye cyane ku muntu wabyaye no ku muntu ubana n'ubumuga bwe, byari bibi cyane. Ni ukuri ni amagambo yo gushimira arandenze, mbuze ukuntu mbivuga, mbuze ukuntu nabisobanura, kubera ko mbizi cyane, nanjye hari byinshi nagiye mbona n'amaso yanjye. Turashimira nanone byimazeyo leta yacu y'u Rwanda, turashimira cyane byimazeyo nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Imana imukomereza amaboko, Imana ikomeze imuturindire. Turamukeneye, turamushaka kugeza na burya bwa ryari, kuko amaze kutugeza kuri byinshi. Yadushoboje gufunguka amaso, yadushoboje guhumuka, ahantu twari dusinzira aho tutarebaga twabashije kureba. Imana imugirire neza kuko yamunyuzemo kugira ngo dusobanukirwe ibyinshi, ibyo tutahaga agaciro tukabasha kubimenya. Tugiye kuvuga rero ku buzima butangaje bw'uyu Gloriosa wavukanye ubumuga bw'ingingo, yavukanye yabanaga nabwo, ariko bukaba butari bugize ikintu bumutwaye. Gusa ukurikiranye amateka y'ubuzima bwe urasanga nawe ari mu bantu bari baratsikamiwe cyane n'ubu bumuga bwe, ku buryo byatinze kumenyekana ko ari umukobwa w'umuhanga kandi ari umukobwa w'umunyabwenge. Gloriosa yavutse mu mwaka w'1989, avukira ku babyeyi bombi. Yari afite papa we ndetse na mama we mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Tambwe. Wari umuryango utifashije, bari abantu baciye bugufi boroheje, ariko bakundaga umwana wabo. Nyuma rero mu mwaka w'1994 papa wa Gloriosa yaje kwitaba Imana. Hashize igihe kitari gitoya, mama we ndetse n'umuvandimwe we wundi yari afite nabo baza kwitaba Imana. Gloriosa yaje kuza kwisanga asigaye ari wenyine, nta mubyeyi ndetse n'umuvandimwe. Guhera icyo gihe rero Gloriosa yatangiye urugendo rw'ubuzima rutari rworoshye. Murabyumva namwe, iyo umuntu amaze kubura ababyeyi, ikiba gisigaye ni umuhangayiko, ni ubuzima bubi bwa hano mu isi. Buriya umuntu warezwe n'ababyeyi ntabwo yabasha kumva uburemere bw'urugendo rw'ubuzima bwo kubamo umuntu adafite ababyeyi. Uyu mwana w'umukobwa nawe yahuye n'ibibazo bikomeye, kandi noneho yarasigaye afite n'ubwo bumuga bw'ingingo, ku buryo abantu bamurebaga bakamubona nk'umuntu utazagira ikintu yimarira. Guhera icyo gihe Gloriosa ubuzima bwaramugoye, atangira kubaho nabi. Ikintu gitangaje rero ni uko Gloriosa yageze mu ishuri, yarize amashuri abanza yose arayarangiza, ndetse ajya no mu mashuri yisumbuye ariga ageza ku myaka 3. Abantu benshi bamwe ntabwo twari tubizi yuko Gloriosa ashobora kuba yarageze mu ishuri, ariko rwose yageze mu ishuri
ariga amashuri ye abanza arayarangiza, ariga segonderi, ageze mu mwaka wa gatatu nibwo Gloriosa yahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi. Avuga yuko yahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi bukomeye cyane, akarwara cyane, akazahara akagera kure, akamara igihe kirekire aryamye, ari nabyo byaje kumuviramo kuva mu ishuri kubera ko atabashije kongera gusubira mu ishuri nyuma yo kurwara, kumara igihe kirekire arwaye. Urumva yatakaje iminsi myinshi atiga, abandi baramusiga, noneho no kongera gusubira mu ishuri ntabwo byamworoheye, wenda kubera ko ntabwo yari afite umuntu umwitaho, ntabwo yari afite abantu bamugirira impuhwe ngo babe bakurikirana yuko yashobora gusubira mu ishuri akiga. Avuga yuko igitekerezo cyo kuririmba yagikuye mu magambo amwe yigaga mu ishuri. Umunsi umwe ngo yari yicaye, noneho ngo yibuka mu masomo yajyaga yiga, yibuka amagambo amwe n'amwe yigaga mu cyongereza. Niwe ngo yahise akura igitekerezo, aravuga ati ariko muri aya magambo ntago nayahuza, noneho nkayakuramo indirimbo. N'ubundi ko nsanzwe njya muri korali nkora umurimo w'Imana, ntago muri aya magambo nakuramo indirimbo nanjye ngahemba indirimbo. Naho ngaho igitekerezo cyo guhanga indirimbo kuri Gloriosa ngo cyavuye. Atangira rero guhimba indirimbo abikuye muri ayo magambo yagiye yiga mu ishuri. Mu bintu byagiye bimubabaza cyane yatangaje mu kiganiro yagiranye na Mbabazi Gerard, nicyo ndi buvugeho cyane kubera ko aricyo kiganiro cya Gloriosa nabashije gukurikirana, ndagitangira kandi ndagisoza. Avuga yuko ikintu cyamubabaje cyane ari ukuba yarisanze abana n'ubumuga, atarabashije kwiga nk'abandi kandi adafite ababyeyi. Avuga ko ibyo bintu byamubabaje cyane. Igihe cyose yanyuraga mu nzira, abantu ngo bamufatagaho ijambo, bakamuvugaho, bakamuganiraho, bakamwita amazina atandukanye, bakamuvugaho amagambo atandukanye, bakamunyega n'ibindi byinshi. Ibyo bintu rero ngo byagiye bibabaza Gloriosa cyane. Yaravuze ati byonyine nko kumva umuntu akwita igikuri, ukibaza utese impamvu banyita igikuri ni ukubera iki? Barabona se ibyo bashoboye njyewe ntabishoboye? None se ni njye wabyigize? Akibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ndetse ibi bintu ngo byatumaga agira agahinda kenshi, akagira kwiheba, rimwe na rimwe akanitonganya, akabaza Imana ati kubera iki ibi bintu wabyemeye yuko bimbaho? Kubera iki utemeye ko mera nk'uko abandi bameze? Kubera iki utemeye yuko mba umukobwa nk'abandi nk'uko n'abandi bose bameze? Ariko noneho ngo akongera akavuga ati ntacyo, uretse kuba mfite ubumuga bw'ingingo, ndashima ko nibura ibindi byose nanjye meze neza nk'uko abandi bose bameze. Birashoboka yuko nanjye nazagera igihe cyo kubaka urugo, nanjye nkabyara. Kuko ngo yajyaga ahura n'abakobwa bagenzi be, abo biganye, hanyuma ngo bakamuseka, bo barabyaye cyangwa barashatse, ngo bakavuga ngo impamvu we atashatse cyangwa se impamvu adashobora gushaka ngo nuko adashobora kubyara kubera ko abana n'ubumuga bw'ingingo. Ibyo byose byagiye bibabaza Gloriosa, byagiye bimutera agahinda kenshi cyane, agenda ahura n'ikibazo cyo kubabara mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko nyuma yaho avuga yuko ikintu cyaje kumukiza ari uko yaje kuba yaje kwiyegurira Imana, arakizwa. Avuga ko aricyo kintu cyagiye kimumara agahinda, kuko iyo yatekerezaga ibyo abantu bamuvugaho, yasengaga, hanyuma Imana ikamuha amagambo y'ihumure, akamuhumuriza. Hanyuma umunyamakuru yamubajije ikibazo, aramubaza ati se Gogo, byaba byarakubayeho ko waba warigeze ugira umuntu ukunda mu buzima bwawe? Arangije arasubiza ati yego, byigeze kumbaho, ariko ndakunda, ariko mbigumana mu mutima, ntago nigeze mbisohora ngo mbivuge, kuko numvaga yuko abantu badashobora kunkunda. Arangije aravuga ati ariko
akenshi wasangaga umunyamakuru yakomeje kumubaza ibibazo byinshi, aramubwira ati byabagaho cyane ko abagabo bansaba ko turyamana, ariko akenshi ugasanga ni abagabo bafite abagore babo. Hanyuma maze kwakira agakiza ntangira kujya mbitekerezaho, ndavuga nti aba bantu ni abashaka kuntandukanya n'Imana yanjye, ni abashaka kunjyana mu byaha kugira ngo bantandukanye n'urukundo rw'Imana. Nuko ngo atangira rero kujya abiyama abagendera kure. Noneho arangije aramubaza ati ese ubona amaherezo uzakomeza kubaho gutyo burundu? Gogo aramubwira ati ntabwo ari jye ubigena, Imana nibishaka, niba yarabigennye igihe kizagera nanjye ibyanjye binyuze mu mucyo, nanjye nzashake nk'abandi hanyuma mbyara abana, kandi n'abantu babibone yuko abantu bameze nkatwe, natwe turi abantu bazima dushobora kuba twabyara nk'uko abandi bose babyara. Akomeza avuga ko abagabo bakomeje kujya bamusanga bakajya bamubwira bati ese ubundi uzakomeza ubeho gutyo, uzapfa nta n'akana usize, imitungo yawe uzayimaza iki, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, ariko bamushakaho gusa kuryamana nawe cyangwa gusambana nawe. Arangije rero aravuga ati ibyo byose nabibonagamo uburyarya, nkabona ko ari abantu bashaka kunyangiza n'abantu bashaka kuntandukanya n'Imana. Akavuga ati ese ubundi abo bantu bagiye gushaka abo bagore babo batambona, kubera iki bantekereje baramaze gushaka iyo bantekereza batarashaka? Ibyo se ubundi ni urukundo? Ubwo rero akavuga ati jyewe ahanini ibi byose nagiye mbifashwamo n'Imana, nkabona imigozi ya Satani ndayicitse, bikarangira nta kintu ibi bintu bimutwaye, kuko gucika imigozi ya Satani avuga ko ari imbaraga z'Imana zibikora, atari umuntu we ubwe ku giti cye ubyikorera. Nuko yarakomeje baganira ku bintu byinshi. Umunyamakuru yarongera aramubaza ati ese Gloriosa, iyo ubabaye ni iki kintu kigufasha? Amubwira amagambo akomeye cyane, aravuga ati hari amagambo aba muri Bibiliya ajya amfasha cyane, avuga ngo nubwo amakuba n'ibyago ari byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka abasha kumukiza muri byose, ngo arinda amagufa ye ntihagire na rimwe rivunika. Ayo magambo rero ngo yaje kuyakoramo indirimbo, kubera ko ari amagambo amuhumuriza cyane. Hanyuma ikindi kimumara umubabaro ni ugusenga, hanyuma Imana ikamuha ibihe byiza, akuzura umunezero, akumva aguwe neza, Imana ikavugana nawe. Hanyuma nawe ngo akibwira ati nubwo bwose abantu banseka, nubwo bwose abantu bampinga, ariko ndi uw'agaciro imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Gloriose ngo amaze kwakira agakiza yabaye undi muntu mushyashya, ntago bya bikomere bye byose byongeye kumugiraho ububasha, kuko Imana hari ukuntu yamuhinduye, imuhindurira ubuzima, ihindura amarangamutima ye, atangira kwiyumvamo ibyishimo. Ubundi ngo yahoraga ababaye cyane. Hari umuntu ngo wigeze kumubwira amagambo yamubabaje cyane, yaramuvuze avuga yuko ari umuntu w'umubyeyi wamureraga, kandi uwo mubyeyi ngo yavukanaga na se umubyara. Ngo yigeze kumubwira ngo abantu bazima barapfa, hagasigara imburamumaro, hagasigara intumbi. Mana nyagasani, ayo ni amagambo mabi yamubwiye. Urumva Gloriose abantu ntago bigeze bamenya yuko kuba afite ubumuga bw'ingingo, ariko ubwonko bwe, ubwenge bwe n'umutima byose bitekereza neza. Abantu ntago bigeze babitekereza. Umuntu wese wamugiriye nabi yagiye akomeza kubyibuka. Yaravuze ngo undi muntu wigeze kumubwira ikintu cyamubabaje cyane ni Mukase ngo yigeze kumubwira ngo azamwibagirwe, ndetse n'izina rye azaryibagirwe.
avuga yuko rwose mu bintu atajya kumbura cyangwa se atigeze kongera gukumbura ari ugukumbura uwo mukase, kuko ngo naho yanyuraga yarebaga hirya ku buryo batahuzaga amaso, kuko yibukaga igihe cyose amagambo uwo mukase yamubwiye. Imana yabanye na Gloriose muri ubwo buzima Gloriose yanyuzemo bugoye bushaririye, mu buzima bw'igisuzuguriro. Yarasuzuguwe, baramututse, bamuhinduye imburamumaro, bavuga ko ntacyo azimarira, ku buryo ngo byajyaga bimuremerera cyane ari mu miryango. Noneho ngo akavuga ngo wenda birashoboka koko ko aba bantu badashobora kunkunda kubera ko ntako bambyaye, ikindi nta kintu bantezemo, barabona ntari umukobwa nk'abandi, wenda ngo bazankuraho inkwano, barabona ntari umukobwa nk'abandi, wenda ngo nzubaka urwanjye. Kuba bansuzugura rero nta gitangaza. Hanyuma ngo we ngo agahitamo kubyakira ngo no kubyemera, ariko umutima we ukajya uhora ubaza Imana uti kubera iki Imana ibi bintu wabyemeye? Kuki wemeye ko mbaho gutya? Kuki wemeye ko mbaho ubuzima? Mbese agahinda ke ntago yakerekaga abantu, ntiyakerekaga abantu bari kumwe, ariko yakerekaga Imana. Umva rero ukuntu Imana ari igitangaza. Igihe cyaje kugera Gloriose ngo aza kuza guhura n'umubyeyi udasanzwe, wamubereye umubyeyi udasanzwe, umubyeyi utarigeze umumerera nk'abandi babyeyi, ari naho ngo yabaga kugeza aho yitabiye Imana. Uwo mubyeyi ngo yamubereye umuntu udasanzwe. Aravuga ati buriya abantu baratandukana n'imico igatandukana. Uyu mubyeyi ntabwo asanzwe, ntabwo yari ameze nk'abandi babyeyi. Yambereye umubyeyi mwiza. Ahandi hantu hose nabaye sinageraga ku rusengero, ntabwo nageraga mu bantu, nta kintu na kimwe nashoboraga kuba nakora, sinakarabaga, sinamesaga. Mbese yabagaho ubuzima bwo gutotezwa, yabagaho ubuzima bwo kwicwa nabi. Mbese abantu bari baramurambiwe ahari ko akomeza kubaho, bari baramugize ikintu kiri aho, ntago bamufataga nk'umuntu wagira igitekerezo cyangwa se wagira ubwenge. Uyu mubyeyi ahantu ari hose turamushimiye, kandi uyu mubyeyi Imana imuha umugisha mwinshi. Umutima yagize wo kwakira Gloriose, akamuha agaciro, ntamubonemo ubu buzima bubi bw'ubugoryi cyangwa bw'ubumuga, we akamufata nk'umuntu muzima, akamuha agaciro. Ahantu ari hose nabasha kumva iki kiganiro abyumve yuko musabiye umugisha ku Mana. Imana imuha umugisha mwinshi, Imana imugirire neza, kandi Imana imukomereze amaboko. Uyu munsi Gloriose ntabwo akiriho, Gloriose yamaze kwitaba Imana. Birashoboka yuko ubu ngubu imiryango ye igiye kwibuka ko yari ifite Gloriose. Birashoboka cyane ko uyu munsi imiryango igiye kwibuka ko yari ifite Gloriose, ariko kandi iyo miryango nubwo yari ihari nta kintu na kimwe yigeze imumarira, nta kintu na kimwe yigeze imumarira. Iyi miryango ntago yigeze ituma Gloriose abantu bamumenya nk'uko yamenyekanye ubu ngubu. Kumenyekana kwa Gloriose kwavuye kuri uyu mubyeyi wamufashe, akamwakira, akabana nawe, akamuha agaciro, kugeza ubwo amuhuje n'umuntu wamusohokanye, akamugeza hanze ku mugaragaro, agatwikururwa twese tukamubona, tukamenya ko umuhanzi witwa Gogo ariho, tukamenya ko uyu mwana w'umukobwa afite impano yo kuririmba. Hari indirimbo yindi yaririmbye irimo amagambo akomeye cyane avuga ngo murabizi neza yuko abahinzi bagira imyaka itandukanye bahinga, ngo ariko afashe urugero rw'ibishyimbo n'amasaka, iyo umuhinzi abihinze akabisarura akajya kubihunika, ngo hari imiti akoresha yo guhungira iyo myaka ye, ngo kugira ngo itazaribwa n'imungu. Ngo ariko ibyo byose umuhinzi ngo abikora ku bushake, kandi noneho ngo ishaka cyangwa ibishyimbo byafashe kuri uwo muti neza, ngo ntago bishobora kwinjirwa n'imungu. Ngo ariko igishyimbo cyangwa ishaka bitagezweho n'uwo muti bishobora kwinjirwa n'imungu, ngo kandi imungu ngo ikaba yagera imbere. Ngo ibyo rero ngo arabigereranya ngo nk'umuntu wihaye Imana, umuntu wihaye Imana neza, akaba mu Mana neza.
ibigeragezo byose ngo biraza bikamugeraho, ngo ariko nta kintu na kimwe bishobora kumutwara. Arabigereranya na cya gishyimbo cyasizwe umuti, na rya shaka ryasizwe umuti rikaba ridashobora kwinjirwa n'umungu. Imungu iraza igashaka kugira ngo iritobagure cyangwa se yinjiremo, ikabura ukuntu ibigenza kubera ko irya shaka ryamaze gufata umuti. Arabigereranya rero n'umuntu ngo wihaye Imana. Uwo muntu wihaye Imana iyo yamaze kwiha Imana neza, ibigeragezo ngo ni byinshi byose ngo biraza ariko ntibigire ibyo bimutwara, ngo bikamusiga ahagaze kubera yuko aba arinzwe. Murumva ko Gloriosa ni umuhanga pe, ni umuhanga mu bwenge. Imana yari yaramuhaye ubwenge, ni umuhanga mu buzima bwe bwose no mu biganiro bye yagiye akora harimo amagambo menshi kandi meza y'ubwenge. Hanyuma umunyamakuru yaramubajije ati, mbese ni irihe somo wavanye muri ubu buzima bugoye wagiye unyuramo? Aca imigani ibiri ikomeye cyane. Umugani wa mbere yaravuze ngo isomo yagiye akuramo ngo ni uko umwana w'undi abishya inkonda. Umwana w'undi abishya inkonda ni umugani w'ikinyarwanda bajyaga bakunda guca. Uyu mugani rero Gloriosa yaciye uravuga ngo umwana w'undi ngo abishya inkonda. Arongera aca undi mugani wa kabiri uvuga ngo ntawanga ibye binuka. Aravuga ngo ni aya masomo abiri yakuye muri ubu buzima bugoye yagiye anyuramo. Uyu mugani bawuca rero kuvuga ngo umwana w'undi abishya inkonda, ni igihe umwana w'undi aba ari kurerwa n'umuntu utaramubyaye, ntamwishimire, ntamukunde, mbese ibintu byose akoze akabona ko atari byiza. Ibyo akoze byose akabona ko atari byiza, yakora n'ibyiza akabibonamo ibibi kubera yuko atamubyaye, kubera ko atari umwana we. Niho bakuye uyu mugani, baravuga ngo umwana w'undi abishya inkonda. Ariko ibi bintu nizere ko bitakiba mu banyarwanda b'iki gihe, ari ibintu byashize. Nizere ko ntawe ukigirira ishyari umwana ngo nuko atari uwe cyangwa se ngo amwange kubera yuko atamubyaye. Uyu munsi dufite icyo dufatiraho, dufite abantu benshi dufatiraho icyitegererezo byo gufata abana bose tukabakunda urukundo rumwe nk'abana bacu. Imana rero igirire neza aba bantu batakireba abana nabi, batagifata abana nabi kubera ko batababyaye. Mu by'ukuri ureba umwana nabi ukamufata nabi, ariko ntabwo uba uzi ikintu uwo mwana azaba cyo. Umwana ahishemo ubutunzi bwinshi cyane, umwana ahishemo ibanga rikomeye. Umuntu wese ufite umwana utari uwe ashakishe uburyo bwose bwo kumukunda, ashakisha uburyo bwose bwo kumukorera ibyiza. Umwana ameze nka zahabu itwikiriye. Umwana ntabwo uba uzi icyo azabamo. Umuntu wese wafashe Gloriosa nabi, umuntu wese wamubwiye amagambo yo kumukomeretsa, umuntu wese utaramureze neza uko bikwiriye, umuntu wamubabaje wese, ntabwo yari azi yuko uyu munsi Gloriosa tuzaba turimo tumuvuga kuri uru rwego. Buri muntu wese amuvugaho, ntabwo yari abizi yuko Gloriosa azinjira mu ndege akambuka umupaka akajya mu kindi gihugu. Yari kuzarenga n'imipaka y'umugabane akambuka akajya ku yindi migabane, ariko urugendo rwe Imana iruhiniye ahangaho aho yari ageze, kandi mu minsi ye Imana imukoresheje iby'ubutwari. Yarongeye aca undi mugani wa kabiri aravuga ngo ntawanga ibye binuka. Gloriosa yari umuhanga cyane mu bintu byose byagiye bimubaho, yaritegerezaga akareba. Aravuga ati, impamvu bamfata gutya ni uko aba bantu batambyaye, ni uko aba bantu batanyonkeje, ni uko aba bantu batigeze bumva uburemere bwo kuntwita bakambyara, ntago bazi uwo ndiwe. Kuba bamfata gutya rero nta gitangaza kirimo. Iyo aza kuba ari mama yari kuba mbona uko nguko ndiko ariko yambyaye akankundira uko nguko. None rero ntago bankunda, barabona ndi icyo ntazi, barabona ntari umukobwa nk'abandi, barabona nta gaciro, barabona ntacyo nzavamo, ntago bankunda rero. Ariko iyo aza kuba ari mama ukumeze uku nguku, nicyo yari kuba arimo ankundira. Yari kuba nkundira ubu bumuga navukanye, akanyitaho,
akankunda kuko ntawanga ibye binuka. Gloriosa yari umuhanga cyane. Ahantu ari, Imana imuha iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze kumugirira neza, kuko mu by'ukuri Gloriosa nubwo bwose atakiriho, ariko mu buzima busanzwe rwose tuzakomeza, cyangwa se abantu bazakomeza kwibuka Gloriosa, indirimbo z'abantu bazakomeza kuzumva, amagambo yagiye vuga abantu bazakomeza kuyumva. Ntari abantu benshi bagiye bishima kubera ko yahaye ibyishimo kubera ubuhanzi bwe. Abo bantu bazakomeza kwishimira ibikorwa bye. Yasabaga, yavuze yuko mu bihe byose yasengaga agasaba Imana ati, Mana uzangirire neza nubwo nabura iby'isi, nubwo nzapfa nkava muri uyu mubiri. Ndabizi neza ko uyu mubiri twambaye ari ibitizanyo, ari ibintu bishira. Mbese uyu mubiri yawugereranyije ngo nk'imyambaro isaza umuntu akajugunya. Nawe aravuga ati, ndabizi neza yuko uyu mubiri uzasaza, uyu mubiri uzasigara mu isi, uyu mubiri nzawuvamo, nzagenda, ariko nubwo nzawuvamo uzangirire neza, uzampa ubugingo. Akavuga ati, nubwo nabura iby'isi, nubwo ntazabona iby'isi, ariko uzambabarire, uzampa ubugingo. Aya magambo akomeye ya Gloriosa mu isengesho ryiwe rya buri munsi, turahamya neza tudashidikanya ko Imana yabyumvise. Imana yarabyumvise, Imana yamugiriye neza. Ari ibyo mu isi yaramaze kubyumvaho, yaramaze kubisogongeraho, yaramaze kumva iby'isi uko bimeze, yaramaze kuryoherwa. Kuko Gerard yaramubajije ati, mbese wumva bimeze bite kuba icyamamare? Gloriosa aravuga ati, ni byiza cyane, numva mbyishimiye, numva ari byiza, numva rwose binejeje kuba nyura ahantu nkabona abantu hari ikintu bavuze, ati numva nishimye, numva mbyishimiye. Rero turashimira Imana ko itamucyuye atabanje kumva ku by'ino mu isi, ibyo abantu bari baramubujije kugeraho byose akaba abyumviseho. Turashimira Imana kandi ko n'ubugingo buhoraho Imana yabumwandikiye, Imana yabumuhaye. Gloriosa yaravuze ati, ikintu kinezeza ni uko nzi ko ndi uw'agaciro imbere y'Imana. Nubwo abantu bampinga bakansuzugura, ariko ndi uw'agaciro imbere y'Imana. Yari uw'agaciro koko. Mu gihe gito kitari kirekire, Imana imukoresheje iby'ubutwari. Hari abantu banezerewe ku bwa Gogo, hari abantu bishimye ku bwa Gogo, hari abantu bizeye Imana bundi bushya ku bwa Gogo, kuko batatekerezaga yuko Gogo yabasha gufata mikoro akaririmba akanezeza abantu. Nanjye rero hari isomo nakuye muri ibi bintu nshaka kugira ngo nsangize abantu bazumva kino kiganiro. Twirinde amagambo akomeretsa tubwira abantu babana n'ubumuga. Akenshi hari igihe dutekereza yuko ubumuga bw'umuntu bwageze no mu mutwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari ubumuga umuntu agira budafite aho buhuriye no mu mutwe. Umuntu aba ikimuga akarangira burundu, ukabona nta buzima, ariko mu mutwe hagasigara ari wo honyine hazima hakora. Wirinde, nanjye nirinde kuvuga amagambo akomeretsa imbere y'umuntu tubona ko abana n'ubumuga ndetse bukabije. Ntutekereze ko buriya bumuga bwamurangije, ujye ugira agatima utekereze ko nubwo ubwo bumuga bufite, ingingo ze zikaba zidakora neza, akaba nta kintu ashobora kubasha kwikorera we ubwe, ariko umutima n'ubwenge bihari kandi bikiri bizima. Jya wirinda kuvuga amagambo akomeretsa imbere y'umuntu ufite ubwo bumuga, kuko umutera igikomere abana nacyo igihe kirekire. Agize ubumuga bw'umubiri afite bumubabaje, atishimiye kuba muri ubwo buzima, yongeraho n'amagambo yumva ava mu kanwa k'abantu. Ibyo bintu tubyirinde cyane, tugendere mu murongo leta yacu yashyizeho yo guha abantu babana n'ubumuga agaciro. Natwe tubaha agaciro aho bari hose, mu nzira tugendana nabo tubaha agaciro, tububahe, kandi rwose twibuke umuco wo guha agaciro abantu. Niba umuntu afite ikibazo, wibuke kumufasha, twibuke kugirirana neza, twe gutakaza izo ndangagaciro. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwese tubanye muri iki kiganiro, tubanye dusangira ubu buzima bwa Gloriosa. Nubwo atakiriho,
asize yanditse izina Gloriosa mu mateka y'abahanzi, mu mateka y'abahanzi baririmba indirimbo z'Imana. Izina rya Gogo ntago rizibagirwa, ntago rizibagirana. Blood of Jesus ntago abantu bazibagirwa, ntabwo iki gihe cya Gogo kizasibangana mu mitima ya benshi. Ababaye imbere ye bamureba bamwitegeye, ari kubaririmbira, ari kubanezeza, ntabwo ibi bihe bya Gogo bazabyibagirwa. Imana ikomeze imuhe kuruhukira mu mahoro, Imana imutuza heza, kandi turahamya tudashidikanya yuko ubugingo bwe Imana yamaze kubwakira. Nakomeza aruhukire mu mahoro. Namwe abakunzi ba Gogo, namwe mukomeze mugubwe neza. Imana ikomeze kubagirira neza no kubafasha muri byose.